Ngwiki birasa niki yambwa y'umuzamu nayibe hano meze bite imbwa zose baziyobereje hano ku buryo zizazikomanga zenda gucika boss wawe arimo wagicucuraza ukomanga boss arimo banza wumva ibyo nkubwira boss arimo nukuza nkomanga rondi nkono y'ibumbu urimo wumva ko yahiye ese yambesire ngo ni kiroso nayikora hano imbesire nawe wagicucu ngwiki urafata gwe banda kunyuka wambwebwe uhemba ubuhumbi 15 nibwo buza kuko asemeze bite bimeze neza boss arimo se boss nako yambwa ngo ni hope ingana ngino ingana ni report wajya ngo utaza kunyukira boss nubwo wenda kunyirukana kose ka gihumbi ntago wamusabye gutyo kugenda wamamaza ngo twararyamanye bibwira abantu bose naga ari ngombwa cyane. Ese kuki iteka bigomba kurangira gutya? Kubera icyo wizeye birangira ari usenya inzozi zawe. Mwana ngo yamusuye ngo amaze kumusura ngo bajya mu cyumba. Mu buzima tugomba kubaho turi abantu babiri, umugore, umugabo, umukobwa ndetse n'umusore. Nabayeho mu buzima bwo kwishima, uskwara igihe haza n'abafite amadolari wakira niba ari ubwo bugamo kuzanye impaguruka. Nabayeho mu buzima bw'urukundo, ariko nari mfite inshuti yanjye magara nemeraga. Nayibwiye buri kimwe, nayibikije amabanga yanjye yose. Bite none se byagenze bite? Umunsi ku munsi agenda ahinduka mwa yamuriye amateka we kagira inkuru umunwa wo kuyibara. Yamuriye amateka uyu munsi nishimye byabaho, ako sinkamenye ko ibyo mubwiye byose ari byo bizarangira bisenya umubano wanjye nawe. Naramukundaga nkamubwira amabanga yanjye. Nyine nje shere wanjye yazinema ambwira ngo yarakujunye sinzi kujuna ibyari n'urukundo rwanjye. Nari nzi ko ibyo mubwiye byose azabibika ku mutima we. Ntumbwira atinyuka ikansuhuza n'amabara yose yankoreye. Ngo iki? Nibyo koko ibanga ni ryo umuntu yibikiye. Yanjye y'umuhungu nashakaga kuyibwira ikintu cyose kuko narayikundaga cyane, ariko naje kwisanga mubwiye n'ibitagomba kuvuga. Kiroso naje kumubitsa ibanga nzi ngo azarimbikira neza, birangira nkaho yakaribitse rigarutse ku mukunzi wanjye. Amakuru atariho ivumbi atariho n'ikibiti imiyaga uwo nitaga inshuti birangira ari usenya umubano w'urukundo rwanjye. Nasigaye amaramasa kandi bose nababuriye rimwe. Ese mwana ubona birenze ubundi umbeshye ngo bitange iki? Ubona ndi mubi cyane kuri ya wundi mujama wankunda mwana, nubwo ntago uri handi samo birenze ku rwego nkinisha. Short story, inshuti zo muri viziyo. Hope na muragane wacicucu ako ubundi yakugiye midena ashingiye kuki ubundi we yakwikopesheje iki wamujura we? Cyo baby Biza neza ni fresh nta kibazo. Ko wicaye saa amasaha uri mu kazi? Hari utuntu nandi gutunganya. Nta nubwo wakira abashyitsi se? Baby se kutamobeye guhobera se n'ubwa mbere muhobere uri mu bikumbuye cyane. Se ntago baguhobereye bihagije ra. Umeze ute? Ntago byakubonye uza kuki bitakuza. Umeze ute nyine bambonye? Uzi neza nta kibazo nta ntebe nkeneye kwihuta. Kuri kwiruka cyane se ngombwa no wicara. Kuye ntago nshaka kwicara ikibazo bize neza. Ese byagenze bite? Ibiki se uri kumbaza ibiki? Uri kumbaza ibiki? Ese ubundi abajama mukoze muri parastike mukoze muki? Uzi ubona ndi umukobwa mubi cyane ku buryo wambeshya mane ufite iki? Mana nubwo ntago uri handi samo birenze ku rwego nkinisha. Ase bebe ufite ikihe kibazo? Ko mbona waje warakaye nazo ukuntu umeze ndakwakira ukabyanga nturi kunyumva ufite ikihe kibazo? Ese wumva guje waje wumva nta bandi nziranye nabo se nta nabandi se namenyana nabo? Kugenda uvuga ko nabo ako nshaka kuba ndi mwiza cyane utewe ishema no kuvuga ko twabikoze.
harya si ukora kwa hope yego mani niwe ukora ariyo se urabizi neza ko arahari tu arahari arahari ntago yanyira uramushaka cyane se fo nese uramushakira iki se ibihumbi reba muri ritumba nawe umuntu akurimo 200 ngo ntabwo ndi handi samu. Okay, nyine usibye kuba utari handi samu nta nubwo uri seriye ufite ubwenseriye bwinshi cyane. Oya bebe ibyo ngibyo wibitindaho sibyo. Nose reka mubaze ikibazo cy'amatsiko sibyo. Ubundi niki cyaguteye kuza umbwira gutya? Ariko hari ikintu njya mbona nasanze kuba umugabo atari ukugenda gusa ngo umugabo nguri iki. Kuba umugabo ni ibikorwa rero baseriye cyane. Niba twararyamanye ntago uri umumotsi w'umudugudu sheri sibyo. Be serious. Warabivuze birabaye rekera aho ngaho nta kibazo abandi bazanye nababibwirwa nabo wabibwiye sibyo se be serious sibyo kurimo amafaranga none izi saa tuvugana ugiye kumwishyuza warasaze niwe yanjye reka nkugire inama kubijyanye n'ukuri ushaka kujya kumwishyuza kwa hope ashaka nyishyure desambi zanjye ndimo yanzo kikuba mu nde yayindi iramutse ivuyemo wahita unapfa nk'ubusanzwe hari document ndi gukora ni kuza umbwira ngo sindi umumotsi ubu ngubu ibyo bintu koko biri guterwa n'iki ko nari ubusanzwe utese ko nta n'uvugira ufite wo urumva ari icyo ufite cyo kuvuga nose niki cyabaye igiki se listen uzakimenyera cyari i Rwanda kuri kunega iminsi se bebe se ndayiguteze ntago uri i Rwanda oya nyine nta kibazo byararangiye byarabaye gusa nyine ari ugeze kumbwira ngo nshobora kuba ngo uri mwiza cyane ngo newe ishema no kuba dukundana newe ishema no kuba dukundana tu ndagukunda kandi nawe urabizi ahubwo kuva kare sindashaka kumva ikintu uri gushaka kumbwira ikindi gushaka kubwira ni ukuba seriye cyane sibyo nuse habayemo iki cyabaye ku buryo kugenda wamamaza ngo twararyamanye bibwira abantu bose ntago ari ngombwa cyane kubera ko ntago abantu bose bakeneye kubimenya ubundi se abo wabibwiye bisi nago nta nubwo bamuzi n'abantu muri kumwe nabo ngo iki niwe ibeshye ukajya arahita igukura idushatse kuvuga iki se nkugiriye inama ntiri kujyayo kakazamukiwe kara kazamuke akageze ukugongo kigize ba deroge je nkubwije ntacyo yambwira nese wumvaga ndi bubyibwire uwo wabibwiye se uruzi ko atari bubimbwire bebe ntacyo ndaza kubikurikirana ariko ukurikirane cyangwa ubireke sibyo ako baby do you love me no way I can't love you anymore kubera ko njye ntago nakomeza gukundana n'umuhungu w'injajwa sibyo you first be serious mu byo ukora ase bebe watuje koko ikintu cyakubabaje n'iki tuza n'iki se pasi nyubaha kuko umuntu wowe se uratuje ukunda nakunda n'abandi ariko ntago ari we wanyuma ntabwo ari we wambere serious nase bebe icyo nicyo cyavuga ko what wahita ufata umwanzuro umwe wose nabirenze mani nakubwiye ngo ntago ari we wa mbere nta nubwo ari we wa nyuma sibyo se abantu bose twaryamanye cyeka ko babivuze cyangwa n'ubwa mbere wari ubikoze se ushaka kuba uri mushyashya ibyo birashoboka kuva nyine ari ikintu cyadanje babe please forgive and forget forgive and forget imbabazi se zifasha iki iyo umuntu yakubabaje akagusaba imbabazi siko yakubabaje urongera ukishima ntabwo uba warababaye ibihumbi 200 kuko umenya itarakurira izuba rya saa 8 reka kuniza niwirirwa ujyayo mane nkubwije uko kujya wese bivuze iki ura n'igiki kara n'igiki mwishyura se twari kumwe karaga pima ibiro bingahe kandi naza gusohora akaramba sawa uraza kumbwira ni duhu sawa kiro benda gukunda tu mwana nkunda se bisobanuye kunyuba waranyubashye se basi araryama bebe gahihangane basi reka turera no byarangiye akura taha wishimye twabirangije nese none nishimye nta nishimye bigutwaye iki ntabwo bizongera nushaka uzongera ntabwo ndi kukwinjira ngo uzareke kubivuga basi tuvanga sibyo mbega ubukenewe
Bite shakado. Ni sawa boss wanjye. Sekonde bose babaye none byagenze gute? Umuntu waguha uburenganzira bwo gukingura ubonye bose ninde? Ariko rero patron nawe hari igihe undenganya rwose. Uriya muntu hano yahagize nko mu rugo. Yaraje yarankubiseho urugi ahubwo yaramenye ubwonko neza neza. Hanyuma none reka mubaze. Ni gute umuntu atinyuka akaza kinjira wabona uburyo yinjiye nawe ugafata umwanzuro ukamureka akaza? Erega nawe baramuhaye uburenganzira busesuye. Nozi ni umuntu ahora ahangaha. Yinjiye n'ubundi nkuko yarasanzwe yinjiye ndavuga ati rero ntabwo ngiye kurwana n'umugore wa boss nako umukobwa winjiye wa boss. Mpita ni wararinjira. Akazi kakunaniye igiye gutaha. Yewe gapatron mu izina rya Yesu. Ubusirone najya he noneho? Akazi kakunaniye ugiye gutaha. Nimpamo y'Imana none uramutse umugiriye andi mahirwe. Ntabwo nazongera gukora ikosa ryo gukingura umuntu ntazi. Ako ibaze none nyirukanye navuye mu rugo ejo bundi n'ingurubanye nari mfite nayigurishije. Fabrice twumvikane. Iyi mikino mwamuzana amajoro umuntu abarara kugira ngo mukunde mubeho naho bihurira no kuba arakandi kaze mwishyurira. Ariko patron nawe ugira ikigonga. Simwishyurira kuba uhagaze aha ngaha byonyine. Ngambwira nimba wavuga ngo ugiye kunyirukana ngahita njya mu cyaro nta natike mfite none. Hanyuma hari undi muntu umva wari wagenda avuga ngo ahembwa neza nkawe. Yego mpembwa neza ariko habura ikihe kibazo ufite ni ikihe gituma. Ariko rero nuko nyine urenganya umuntu ubundi uriya mukobwa se kwatari ubwa mbere aje ahangaha yarasanzwe waza nkavuga ati rero ubwo asanzwe wahaza reka mukingurire yinjira. None nawe ugize gutya uranyihindutse. Patron rwose gira ikigongwe ndaza kukwereka turaza kongeraho. Nze kuza wavuye ahangaha wafashe ibyo wagiye. Ntse ndaje noneho nderekeza h'Imana yanjye. Wimvugiramo. Ngira ahangaha wafashe umwanzuro nsanga ibintu byawe birangaha uhita ugenda. Cyangiye nta wundi bujye nushaka kunyigisha. Hari deni nkubamo. Usurano najya. Kandi ikintu mubwiye ntabwo nisubiramo. Nibanga ukure ukuntu ngirira imbabazi. None usurano ndi bwerekeze he? Ibyo mubwiye ni ibyo ngibyo. Ngaruka ahangaha. Cyambere cyo nta hamwe nzi ni hano naje nerekeza. Hanyuma niba waraje werekeza ahangaha ni gute utagira ubwenge bwo kuba wamenya icyakuzanye. Ubwenge icyakuzanye nta kindi ni ukuza ugahagarara kuri urugi nka kwishyurira icyaje kuzanya ahangaha. None se patron naba ntagira ubwenge nkaba ndarizamu. Nawe yushyira ibintu mu gaciro. Ubwenge bwanyu nubwo kurara amajoro. Ahubwo ibi bintu turaza kubivuga naho turebe ukuntu twirukana urangiye ngakora kose nimba wenda amafaranga ubona yarabaye menshi. Peter. Komera cyane. Makuru. Makuru ni meza. Ayawe se? Shani meza. Kumunsi nkunda tuje se? Uvuye ku kazi se? Ku kazi. Naje. Kazi kagenze gate? Ngibisanzwe naje muri pause kuri mata mike yamfite. Nasoma mu kazi ni. Sha cyihurira umuntu we nahuye n'urw'abagabo. Kazi ariko ibintu ni amahoro bimeze neza. Report nadutanze bino ko byose byarangiye. Rero nyine kwa ko mu kanwa kirimo amenyo nsubira nkajya kutonda nkwato. Hari ikindi kibazo gifite se? Nta birasanzwe rwose. Byararangiye nta kibazo. Kibazo. Ibyo byandenya byacu byo ko umuntu yizenguruka ariko nta kibazo kidasanzwe. Ngwiki byase niki yambwa y'umuzamu nayibe hano meze bite imbwa zose baziyobereje hano ku buryo zizazikomanga zenda gucika boss wawe arimo wagicucuraza ukomanga urugi arimo banza wumva ibyo nkubwira boss arimo nukuza nkomanga urandi nkono y'ibumbu urimo wumva ko yahiye ese yambesire ngo ni kiroso nayikora hano imbesire nawe wagicucu ngwiki urafata gwe banda kunyuka wambwebwe uhemba ubuhumbi 15 nibwo buza kuko asemeze bite bimeze neza boss arimo se okay mu bijyanye n'amafaranga bidasanzwe cyane muri kakazo narakubatse kararangiye imodoka bambwiye kigiye kuza yego hanyuma se umuntu bita connection wabamubonye yigeze atembera gutya kura biza ukuntu agusanga ku kazi mugahura yigeze agera yaciye kare nk'umita ariko ntabwo yatinze yaciye munsuhuza gusa umutwe ubona nta kibazo kirimo wowe witegereza neza umurebye nyine physically habaye mu mutwe we nta kibazo kibamo nta kibazo
ari seriye gutya ubuseriye bwe buriya nubwo bavuga ngo turi inshuti nta bintu duhuza cyane birebire tubona gutyo nk'abaturanyi cyangwa ngaho tugenda cyangwa ntabwo dushiriye bita boss nako yambwa ngo ni hope ingana n'iripoto wajya ngo utazaza kunkukira boss nubwo wenda kunyirukana kose ka gihumbi ntago wamusabye gutyo nkumva wamusegawe ushaka kurwana se ushaka kurwana urimo neza ufite imbaraga warariye n'ubwonko warariye se narariye nye ibihumbi 200 ahubwo nkireke paka wambwe bwe uhembwa 15 niwe wasunika gutya niwe wasunika gutya usunika gutya ngweri hetaye waje kurama imbuto wacu reka nkwereke we buriya tugomba kumenya abantu tuzatubana nabo umunsi ku munsi connexion namufataga nk'inshuti namufataga nk'umuntu nizera akosha subize ko umukobwa naritegura kubana nawe uramuzi ukuntu bimenye mfani atinyuke tuganire nyine yaraje ndabiheraye yaraje asanga nibwo akiva mu rugo anje arambaza se uyu mukobwa yemeze bite nanavuga ati umukobwa ni umukunzi wanjye tuyitegura kubana yemeze gute twese turabizi yego hanyuma tuganira bisanzwe arangije asohotse aragenda biganiriza umukunzi nka Rwanda ngo iki abiganiriza umukunzi noneho niyo muganiriza ibizima yaragera amuga ati hope ngo ijambo bambwiye ni ikihe ngo niba ngo yaramujyunye ni wese ni connexion uriya nye tuzuranye cyangwa uriya kinasi we ukeka reka nkubwire hope na muragane wa cicucu akubundi yakugiyemo ideni ashingiye kuki ubundi we yakwikopesheje iki wamujura we imbwa y'umuzamu nkawe wambaye ibyenda byacitse gutyo ikabutura yireze wambwira bwerewe reka nkubwire arimo cyane urimo nicyo cyangwa kumenya ahanganza kujyana n'ibishingo Imana impani ntazagutana n'ibishingo jewe nguriza ino mbwa ngo ni boss wawe ndinda kuyiguriza kugira ngo ibone yibahemba yakwikopesheje ikira anyikopesheje iki ibihumbi 200 by'igenda tagira n'ururimi jewe se n'ibyo panaro wambaye boss ye bwato ngipantaro rero cyose ni igice wagira ngo ni imihondo y'impiswi z'abana amafaranga nyagendana imbere n'inyuma aragenda amubwira ati ngo barabyunanye ngo sha umukobwa bibwiye nawe arahindukira araza bibwira umukunzi wanjye nawe araza aranshitinga Peter no rw'abagabo bwizo kuri rero kandi mwe wanjye tugiye gutesha igihe urabizi byo gutekereza ni byinshi sibyo cyo byo gukora ni byinshi wo connexion mureke kandi atabitekereza ngabikore nako nyine ikibazo nibaza kuba wenda ibyo byaba bikarangira nta kibazo usiko yadutanije kujya gute yaraje asanga ndi kuzuza ya raporo twari kohereza ku karere man yaraje abana imbogo burundu umukobwa yambwiye amagambo nashobora kuba nasubiramo reba kugira ngo umuntu mwitegura kubana gukora ubukwe ambwira shango ndi umumotsi mbere n'inyuma ufite iki wabyatse amakote fite uzikote fite ngiye ufite muri equity ariko reka nkubwire umva rero ngusobanurire reka nkubwire ahubwo ni mana boss wawe arane mu byo uzajya uyoba wayoba kwa kundi umuntu aba yayobye se kubumbo nino ndeshyo yanjye fite uko nibwo wahita wumva ko uzajya uyobera hano mwe muri barefu muri yumva nyine ntazagufata umusutsi ngahita nkupfura reka nkubwire wowe ububuzu aba yaratanze mu makaredi aba yaragize cyangwa nzane mbwaze kuvanga n'ibishimwe nimba ushaka amahoro reka ninjira ndagusekura akarahari Boni nk'iyi mbuwa. Ngo iki? Ngo mbesereye mu mutwe wanjye ngo sindi muzima. Ubu umuntu mwakundana ganda so kubateranya imbabarire nk'umugabo we. Twe tumuze nk'umugore wawe ko tubizi. Shiri wawe connexion mu kumubwira nkuru yaramubwiye nyine ngo niba ngo twarajunanye umukobwa araza arambwira ngo ukuntu mubona ngo mbona utari seriye ngo kugenda ubwira abantu ngo twararyamye ngo ariko ngubona ngo ari ngiye umuntu wa mbere ngo mwari muryamanye ngo ariko ngo utewe ishema no kuba ngo nkundana nawe avandimwe wanjye rero hope reka ngo ikintu kimwe we turisha umutima wawe bibyegereza umutima bya connexion umuretse tuza ibyo ukora ni byinshi taza kuba we kwicira akazi urumva twikomeza akazi wenda n'umugore aza gutuza kandi natanatuza buraza ko ukundi kuntu wenda muganira ashize uburakari ayo nta mujinya ayo no connexion we numva tuzamushaka nzamuhamagara agiye aze kunsura bimubazeho ndwe cyangwa se wenda nazabona ko ari amafoto ariko reka nkubwire Peter ndikujyana hepfo nacyo sara ndeka ngere mu katuzahuze kandi komera wamfura katuzahuze nta kibazo komeje nta gasara kara karaporo ugakurikirane kandi ka kabiri kiranzo ya kabiri ndi kuzuza ugenda urebe ukuntu bashyiramo birahuri nta kibazo rwose sawa
tipe afite amafaranga niba wagira ngo ariko nta mwana aba yakoze rwose peti rero mu peti se ko twakuranye sha muntu uze mu iriya hirya mu mujwiri tariho twa ya mwana arakora aba yateguye uziko njyewe habayeho bundi hope twarakuranye bundi nagize imyaka 5 ugafite 3 ariko reba ibintu kageze nyine tugiye mu kazi turakorana tukanitanga ubona ariko satire ku bintu byiwe ubwo ari yambwiye nyine yaje wanje ushize abona ukuntu nyine nakinze ibirahuri mu mushakira umuntu wamukingiye ibirahuri bye kandi abyo ko wari wamundangiye wa muhungu wanyigiye yatinze no kubishyira nyine ashaka kwitanga ushaka umutekinisiye washyira mu birahuri niko mushakira ukasanze urankingiye ari sawa bazayitangira ngahera cyangwa zayiba amazanza akayikora ariko nyine ariko mbagambira ko abantu bayishaka Mpeta ajya nangaza umwana avukiye mu ngwite shabizi n'ikindi ageze se nubwo yavukiye mu ngwite buriya nasagira biki nana nyina ariko reka mbizo kuri buriya ngiye Hope ndanamukunda buriya Hope n'umuntu n'urugero rwiza usumukundira iki rwuko reka mubwire Hope n'urugero rwiza kuko kuvukira mu muryango mubi bidasobanuye ko asaza uri mubi nawe Hope arakora Hope agira ishyaka Hope aritanga nyine mva mubwire pe nubwo turi inshuti Hope njye ntabwo mwemera mbabundi mba muryarya mwari uzangambanira kunkuzanye nk'umuntu yanizeye ugiye kumufasha gukora ibintu bizima mwakoresheje uriya munyabwa mwana yaranyiranye ese wari uzi n'ikindi buriya yavukanye sida ubizi kuri wa mugabo we nusanga nanjye bamvuga uzamvuganire kuko uvuga Hope n'ukuntu muzi biratandukanye wari uzi se n'ibindi mugira inama hari umukobwa yateye inda aramwihakana rega njyewe ndabizi mwana amakuru mbanye afite yose uko yakabaye agize ati yateye inda abakobwa 2 uwa gatatu we yesa mwihakana 2 baranahunze mu byatuzanye byo ntabwo kiyo kirimo ndumva wagira ngo wenda ahubwo uvugisha ukuri ariko se ufite akazi ko kumwamamaza kumwamamaza iki se ikintu gituzanye ni ikintu kimwe fasha kundangira naho urumva Peter karame Hope brother imeze bite moro cyane none cyo gusuhuza nyoko ntumbwira atinyuka ikansuhuza n'amabara yose yankoreye